twashimye ko ari we hagati y'abandi benshi bari baje, twashimye ko ari we utubera umukwe. Ni ugutoranya kw'Imana. Urebye ukuntu yarameze icyo gihe ntabwo yari afite ishusho wavuga ngo wamuha umwana wawe. Yashimye ko tumushyingira umukobwa wacu Uwanyana Asiya. Ntabwo byari byoroshye, ariko ku Mana ibikomeye ibihindura byoroshye. Abantu twari turi kumukiruhura barabyibuka kuko ubwo bwari bumeze. Urugendo rwose twakoze ntabwo byari byose, ariko Imana yarabikoze. Umwanya rero nk'uyu nguyu ntabwo ari umwanya twagombye kumera nk'abagujishana nk'uko Bibiliya ivuga ngo batagira ibyiringiro. Twagombye kwishimira ko Imana yakoze iby'ubutwari, yakoze ibyo agomba gukora, imwishyira iramuruhura, kuko twebwe ntabwo tumenya ibiri imbere ariko ibibizi. Yesu nashimwe. Uyu mwanya rero dukomere kandi dushikame, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twese tuzapfa, twibagirane nk'amazi amaze gutemba, ariko se tuzapfa tugiye hehe?
icyo nicyo kibazo. Tuzaba tugiye hehe? Icyampa tugapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryacu rikazaba nk'iryabo, tukazahura mu munezero udashira, aho tuzongera kubabara, tuzongera kurira, kubuza amarira, gusuhuza ubutumwa no gusonza no gukina, ahubwo tuzabana mu munezero udashira. Icyampa rero twese tukazahurira nk'uko ya ndirimbo ya 122 ivuga. Yesu nabaho umugisha. Uyu ni umwana wanjye w'ifura, ni umwana wacu w'ifura. Ndi umubyeyi ufite abana 6 n'abuzukuru 7. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni we fura yanjye. Ijambo ryarambwiye rirambwira ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami, baruhuka imiruho n'imihati byano mu isi, imirimo yabo igende ibakurikiye cyangwa se bajyane. Imana ishimye rero. Yobo akavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi icyo gihe amara mu isi ni igihe cy'intambara, ni igihe cy'imibabaro. Imana yacu ihabwe icyubahiro rero. Shimye Imana rwose, nubwo imvugo yayo tutajya tubasha kuyisobanukirwa, suko ibintu itahoraga ibivuga, ariko situbashe kubikurura, ariko Imana yo yakoze ibyo ishaka. Imana ishimwe. Ndashima Imana imyaka bari bamaranye ngira ngo igera kuri 13, ngira ngo bari bamaze kubyara abana 4. Ni ukuri Theogene rero yari intwari mu by'ukuri, nawe yari umwana wanjye. Namubaraga mu bana banjye b'abahungu 3 ngira n'abakobwa 3. Theogene Imana yagiye imukoresha ibintu by'ubutwari, ntago yigeze arya ngo aducure. Mu by'ukuri yajyaga yita ku rugo rwacu. Yaho najyaga kubona nkabona imodoka iraje iraparitse, ibyo kurya bivuyemo, amafaranga. Imana imwakire gusa. Muri abo bana 6 nifuje kubereka umwana wanjye wa 3 yafashaga abana banjye 2 b'abahungu. umwe naze witwa Kwitonda Jacques naje, umwe wundi we ntabwo ari ino, ntabwo yabashije kuboneka, ari ahantu kure. Ariko aba bana yarabafashije mu gihe cya korona, yarabatwaye na bugingo uwo munsi uyu nguyu yarakiriwe. Yagiye amufasha, amushyira mu bandi bana, mbese amutera inkunga. Ubu ngubu uyu mwana Theogene yagiye amushyigikira, amushyira mu muhanda, mbese yiga umuhanda, yiga gutwara imodoka, abona perimi. Ejo bundi rero yabonye indi perimi ya D ngira ngo yo gutwara imodoka nini. Theogene yagiye amushyigikira mu by'ukuri. Murumva Theogene yakoze imirimo myinshi cyane ntarondogora, gusa Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndekere, reka n'umwana wanjye nawe muhe avuge. Imana ibahane umugisha, muzakomeze mubane natwe, mudushyigikire, mudufate mu mugongo. Imana ishimwe. Nitwa Hatangamungu Jean Bosco, ndumvuga ubutumwa bwiza mu itorero ADEPR. Mpagarariye umuryango wa Pastor Niyonshuti Theogene, akaba ariyo mpamvu twifuje kubagezaho muri makeya amateka ye. Pastor Niyonshuti Theogene yavukiye Kamonyi mu mwaka w'1982. Ni mwene Murayija Theoneste na Nirere Berina. Yize amashuri 6 abanza, yongeraho aya teoloji, iyobokamana, ETD, n'indi myaka 5 ya ibeki. Pastor Niyonshuti Theogene umwana mukuru afite imyaka 11, undi afite imyaka 9,
undi afite 6, umutoya afite umwaka n'amezi 6. ngo rero akaba nyine yatabarutse. Imana yamukunze kuturusha, ariko icyo nababwira, yari umunyabugingo. Impamvu yari umunyabugingo, ni umuntu wacaga bugufi. Murabizi abagabo benshi nyine bihagararaho ku buryo wenda hashobora kuba akantu gatoya akumva ntabwo ashaka kumva imugora. Yari umuntu twumvikana, iyo namuhanuraga yabyishimiraga. Icyo kintu akavuga ati rwose sheri wanjye urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ntabwo icyo kintu kizongera. Gutyo nyine yisekera, nanjye bikamva mu mutima wanjye nk'uko Imana yaravuze ko ndi nyina, nubwo ndi umugore wiwe, ariko twajyaga inama, yankundaga nkamukunda umunsi ku wundi. Nta munsi washoboraga gushira atambwiye ngo arankunda cyangwa njyewe ndamukunda ngo mbimubwire, ntabwo byabagaho. Yagira surprise nyinshi, yashoboraga kwifata niyo yibagirwaga ikintu cyo gutahanira abana, njyewe yakinzaniraga. Twakoze mariage kuri 6, kuri 4 z'ukwa gatandatu 2011, nibwo twakoze ubukwe. Ejo bundi twagize anniversaire, kuko twe turi mu bintu byinshi, twumvaga hari undi munsi tuzabigenza neza. Wenda muri uko kwezi twagombaga kwizihizamo isabukuru yacu ya mariage. Arambwira turi kubona ko umwanya udahari, ariko ibyo bintu tuzabikora neza. Anzanira agashokora akampera mu cyumba, rwose shokora ndakanyunguta, numva ni sawa. Yagiraga surprise nyinshi. Akundaga kuvuga ngo denjiga, ntihakagire umugabo utaha atajyanye denjiga. Iyo denjiga yajyaga yinzanira pe. Denjiga kandi ikubiyemo ibintu byinshi. Yari umugabo mwiza ntashobora kubasobanurira. Ikindi cya kabiri, yari umuntu ukunda kwishima, nta bintu yagiraga bimuvuna mu mutima. Ibyakabaye bimuvuna yabivugaga bikaba birarangiye. Yari umuntu ukunda abantu cyane, yari umuntu ukunda abantu. Umunsi wa nyuma dutandukanaho hano kuri saro hari hafunguye. Dusohoka mu cyumba, mbona akatiye rwose mu gikari yihuta, nanjye mwirukanka inyuma mutwaje neruye n'umwana. Duca mu gikari, abahungu bari bahari bicaye hanze mu gikari. Aravuga ngo wowe nkushinze ibi simpari, ati mugomba gucunga urugo neza. Ngo mugomba gucunga urugo neza. Arenzaho ijambo ngo mwese ngo nimumerekeze. Turamuherekeza, tumugeza hano kuri parikingi. Shamu no mwana mutoya twamuherekezaga buri munsi, akatugeza ruguru yo mu rugo gatoya, tukongera tukigarukira. Turamuherekeza nk'uko bisanzwe, tuviramo haruguru y'igipangu. Daragenda rwose, agera i Buganda amahoro, ariko nsubiye inyuma gatoya n'abashyitsi yari agiye kuzana. Bari baturutse hanze muri Amerika, tugomba kubafata hariya muri Uganda mu mujyi. Nanjye twagombaga kujyana, ariko ndavuga se nitujyana abashyitsi banjye baraza kwakirwa nande. Ndavuga ati reka nze kubitaho mbaheke babone yuko tubishimiye, twabihaye agaciro kubwo kuza bashaka kugira ngo badusure. Baragenda barabonana, arambwira ko babonanye. Uko baza twagendaga tuvugana, arampamagara ati sheri uzi ko ngo dusigaje amasaha 3 ngo twambutse turi hafi kwambuka, kandi turaza kuba tugeze ngo mu masaha 3. Arambwira ngo fori ikintu muramukazi yakuzaniye, kuko uwo yamwitaga muramukazi wiwe. Ubwo ngubwo Prito yari muramukazi wanjye, nawe ari mushiki wiwe. Uwo mudamu nawe byaje kurangira apfanye n'umugabo n'uwundi Donata, ariko haguruka hano hagurukanye n'umuhungu nawe twareraga witwa Donati. Ariko nyine bose bahise barangiza urugendo.
noneho ahita avuga ati muramukazi wawe fora ikintu yakuzaniye ngo ngewe ngo ntabwo ndakabati ngo ndabivuze. Bose numva basekeye rimwe mu modoka. Ahita ambwira ati mbo reka nkoherereza amafaranga ukora utuntu twiza nawe urabyumva nyine ifisi ijyana n'iki, ni twa tuntu nyine two mu mavuta n'agasalade hafi aho ibintu ndabitunganya. Bigejeje nka saa yine n'ubundi bagombaga kubageza hano nka saa yine z'ijoro. Numva umutima utangiye kundya. Mpamagara sheri, telefone yanga guca nk'inshuro enye. Mpamagara Donati inshuro ebyiri. Ku ya kabiri nibwo numvishe umuntu amfashe. Ahita ambwira ati bose bapfuye. Ahita ambwira ati Musajya ni ibiki uri kumbwira ngo bose ngo bapfuye bandeze ngo bose bapfuye ngo nyiri telefone niwe wabashije kuba muzima ngo twamujyanye kwa muganga ariko ngari ku mwuka wa nyuma. Nahise vuba mparuguruka nanjye mpita ngenda i Bugande. Twahageze kuko hari hafi hirya y'umupaka. Nahageze najyanye na Big Hand n'umwarimu witwa Fayina n'undi mugabo w'umuturanyi witwa Vesa ufite imodoka niwe wahise adutwara. Twagezeyo nko mu masaa 6 turagenda dusanga Simba yagiye ibinjiza muri moteri. Nabonye nk'aho ari impanuka yabaye ibarangiza ariko ngewe sinabyumvaga. Nari ndi kwimagina byibuze niba wenda ari impanuka bashobora kuba basimbutse bagahinguka hepfo mu gishanga. Nararungurukaga nkabona sindi kubabona. Nkaba se bibaho yuko impamvu nari kubabona baba binjiye muri moteri. Nkabwira Big Head genda urebe ko ari papa wawe ntabwo ibintu nshobora kubyemera. Tukabona abantu ntabwo turi kubabona usibye umukobwa uwo muramukazi wanjye wari uri imbere we byari byarangiye ariko nyine imodoka yabafatiyemo ku buryo no kugira ngo babakuremo baje kuyitemagura namwe murabyumva kugira ngo babashe kubakuramo. Turarindiriye bazana breakdown ibagakuraho breakdown zikazajya zibakurura Simba ikongera ikabatsikamira iragenda koko namwe murabyumvira nkombanya imodoka ibu bushwangi bimera nka capati. Numvaga atari byo nkabwira Tete ngo nakomeze yitegereze. Nabyamiye neza mbonye amatiriningi yari yavuye hano yambaye kuko nabaye namwe murabyumva gusa numva uko byagenda kose agihumeka. Ariko nanone byari nko gucanganyikirwa. Abantu bari bakoze accident saa 4 baraye mu manga ntabwo byari kugera saa 5 z'amanywa kuko nibwo babakuyeho icyo kimodoka. Sibyo kugeza icyo gihe bakibazima gusa numvaga umutima ugitera. Gusa ndahamya neza ko umutware wanjye yagiye mu ijuru. Nari mbifiteho amakuru kandi nawe agenda nawe yari bifiteho amakuru kuko muri icyo cyumwari bugende twari tumaze nk'isi nk'itatu. Ambwiye ati sheri ngo usiko ngewe nzagutanga gupfa. Ati rwose nzagutanga ngo ndabizi ngo kuko Imana arebye ibona nta kwihanganira kukubona ugaramye hariya ati ngewe nzagenda mbere. Ariko Imana yaramuteguye pe. Yaragiye yabonye ubugingo no kuwa gatatu ari biri buke yitahira. Imana yari yabimbwiye mu marenga ariko nyine sinakumva iki ishatse kumbwira. Yaratashye yacyuye umugeni nakomeza aruhukire mu mahoro. Ikindi nsorezaho ndashimira abantu mwese mukomeje kumfata mu mugongo. Message zanyu zingeraho ku isengesho ku ikofi mu matransport mu buryo bwose bushoboka. N'abana b'abanyeshuri ndabashimiye, n'abantu bashesha kanguye ndabashimiye, n'abana bakora mu ngo b'abakozi bo mu rugo ndabashimiye. Byankoze ku mutima, byanyeretse ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ndi jyenyine. Imana nibampera umugisha. Nakoze cyane.